icyatuzanye aha ngaha ni ukwakira umunyarwanda witwa Mbonyumyiza Ahmed Napoleon woherejwe n'igihugu n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika. Yoherejwe rero nyuma yaho muri Amerika yakoze ibyaha bijyanye no guhohotera abadamu, aza kwatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nyuma rero kurangiza igihano cye baje kutumenyesha ko bagiye kumuzana kumugarura, icyo bita deportation. Hanyuma turebye mu data zacu tuza gusanga arakatiwe n'urukiko rwa Gacaca rwa Nyakabanda, aho yahamijwe icyaha cya jenoside. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha twaje kumwakira kugira ngo noneho tumumenyeshe icyemezo cye, icyemezo cya Gacaca yakatiwe, kugira ngo tumumenyeshe n'uburenganzira bwe, kuko urubanza rwabaye adahari. Yabanishijwe adahari, birumvikana. Umuntu waneshejwe adahari iyo agarutse icyemezo arakimenyeshwa, noneho agahabwa uburenganzira bwo kwisubirishamo. Noneho ni iminsi 30. Mu minsi 30 kuva uyu munsi nagisinyira afite iminsi 30 yo gusubirishamo icyo cyemezo cya Gacaca kugira ngo noneho atangire process izindi z'amategeko. Ubu igikurikiraho ahita ajyanwa muri gereza y'Amageragere kugira ngo atangire igihano yakatiwe na Gacaca. Ariko kuko nabibabwiye nubwo agitangira uyu munsi afite uburenganzira bwo kugisubirishamo kugira ngo urubanza yongera burane. Kuko n'uburenganzira buteganywa n'amategeko mu minsi 30 uko nabivuze nicyo kizakurikira.